Bakunzi ba Rwanda Gospel TV banje kubasuhuza mu izina rya Yesu Kristo, kandi turashimira Imana nanone yuko uyu munsi wacu wa kabiri w'amasengesho y'iminsi 40 twongeye kugaruka kugira ngo dusangire ikimana irimo kuvugana natwe. Ntabwo nshidikanya yuko ari ikimana irimo kuvugana nawe wowe urimo gusenga aya masengesho. Ntabwo nshidikanya yuko Imana itarimo ikuvugisha mu izina rya Yesu. Turacyari mu ijambo ry'Imana tubona mu gitabo cya Obadiya ibice byaho, igice cya mbere umurongo waho wa 17. Abangwa ariko ku musozi wa Siyoni hazaba abarokotse kandi hazaba hera, ab'inzu ya Yakobo bazasubirana ibyabo. Ndimo ndavugana nawe kugira ngo usubirane ibyawe. Ijambo ry'Imana ratubwiye ngo ku musozi wa Siyoni hazaba abarokotse. Umunsi ndashaka kuvugana n'abantu bamaze kwakira Yesu akaba umwami n'umukiza w'ubugingo bwabo. Umunsi ndashaka kuvugana n'abantu bamenye Yesu ko ari umwami n'umukiza w'ubugingo bwabo. Kuko abo ngabo niyo bageze kuri uwo musozi, abo nibo bazamuka kuri uwo musozi wa Siyoni bakahabonera uburuhukiro, bakahabonera ubutsinzi, bakabonera imbaraga, bakabonera kunesha, bakabonera kunezerwa, bakabonera ubutsinzi, bakahambarira izindi mbaraga, bakahambarira kugirirwa neza n'Imana. Abo ngabo bazamutse kuri uwo musozi, kuko ijambo ryo ritubwiye ngo ku musozi wa Siyoni hazaba abarokotse. Mu izina rya Yesu w'i Nazareti, mwami wanjye nyiringabo Imana, nyemerera kubwa buri umwe wese wamaze kukumenya kuri umwami n'umukiza w'ubugingo bwe, Mana gahishurirwa ko rewe mwami data, ndamusenye muri aka kanya ngo imbaraga zabo zimanuke ku buzima bwe, ahindurirwa amateka, abone gutabarwa kuvuye kuri wowe. Kandi nyiringabo Imana, iminsi 40 itarashira atangira asubirana ibye yari yanyazwe n'umwanzi Satani, mu izina rya Yesu, amen. Ero nshuti yanjye, wowe uyu musozi wa Siyoni ngo niho hazaba abarokotse, ngo kandi ngo hazaba arahera, ngo kandi ngo ab'inzu ya Yakobo bazasubirana ibyabo. Ndavuga gusubirana ibyawe birashoboka. Urimo kunyumva uyu munsi wa none ukeneye iri jambo ry'uyu munsi, vuga ngo nanjye nshoboye gusubirana akazi kanjye. Imana yo mu ijuru mu izina rya Yesu ikaguhe, kuko ndumva amavuta y'ubuhanuzi umunsi wa none yo kugusubiza ibyawe. Ndumva amavuta y'ubuhanuzi yo kongera kukwambika izindi mbaraga nshya. Ndumva amavuta y'ubuhanuzi yo kongera kukugirira neza. Ndumva amavuta y'ubuhanuzi yo kongera gusubirana ibyawe wanyazwe n'umwanzi Satani. Abo bari hejuru y'umusozi, abo bazamutse mu minsi 40, abo biteguye kwakira igitangaza kiva ku Uwiteka Imana, abo bakeneye kwakira Yesu akaba umwami n'umukiza w'ubugingo bwabo. Birashoboka yuko umva inyigisho uyu munsi wa none utari wakira Yesu ngo umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, ariko agiye ngubwire nshuti yanjye, kuri uyu musozi wa Siyoni ngo azabarokotse. Abo nibo bazasubirana ibyabo, abo nibo bazatabarwa n'Uwiteka Imana. Mu izina rya Yesu Imana igutabare urimo kunyumva. Mu izina rya Yesu Imana igutabare uyu munsi wa none, wongere wambara izindi mbaraga, wongere wambara ubuzima bushya, wongere ubone kugendererwa n'Uwiteka Imana, wongere ubone amahoro ava ku Uwiteka Imana, kuko Imana yacu igitanga amahoro. Nshuti yanjye, tutitaye ku bihurimo, utitaye ngo ni ingaruka za COVID. Birashoboka yuko ari ingaruka za COVID kubera ubuzima ubayemo, ariko Uwiteka Imana yavuganye nanyo nkubwire ngo humura, Imana iri kumwe nawe kandi ije kugutabara. Bibiliya iratubwira neza mu byanditswe byera ngo hari umugore ngo yari amaze imyaka 12. Iyo myaka 12 ngo ibye byose byari byaramazwe n'abapfumu n'abakonikoni, ariko biratubwira neza ngo aza kumenya inkuru za Yesu, amenya imirimo Yesu arimo gukora muri iki gihe. Nshuti yanjye, ndagiye mvugane nawe, umenye imirimo Yesu arimo gukora muri ibi bihe, umenye imirimo Yesu arimo gukorera itorero rye, umenye imirimo Yesu arimo gutegurira kubamwiringira. Biratubwira ngo abamwiringira ameze nk'umusozi utabasha kunyeganyega. Reka mvuge icyo cyanditswe. Bibiliya iratubwiye muri Mariko ibice 5 umurongo waho uhereye ku murongo wa 24. Mariko ibice 5 umurongo wa 24 haravuga ngo aragenda, reka mere ku murongo wa 21. Nuko Yesu agenda mu bwato asubira hakurya, abantu benshi bateranira aho ari iruhande rw'inyanja. Umwe mu batware b'isinagogi witwaga Yayiro araza, amubonye yikubita imbere y'ibirenge bye, aramwinginga cyane ati, agakobwa kanjye karenda gupfa, ndakwinginze uze ukarambikeho ibiganza byawe gakire
kabeho n'umugabo bita Yayiro wari umusirikare ukomeye cyane. Umurongo wa 24 aragenda ajyana nawe, abantu benshi baramukurikira bamubyiga. Nuko hariho umugore wari mugongo wari ubimaranye imyaka 12, ababazwa n'abavuzi cyane, benshi bagerageza kumukiza, bamumarisha ibintu bye byose, abitangamo ingemo, ariko ntibagira icyo bamumarira, ahubwo arushaho kurwara. Yumvise ibya Yesu, araza aca mu bantu, amuturuka inyuma, akora ku mwenda we, kuko yari yibwiye ati, ninkora imyenda ye gusa ndakira. Amen. Nari ndiyo mbabwira ngo gusubirana ibyawe. Uyu mugore yari amaze imyaka 12, yasaga nkaho yatawe, yavuye mu muryango. Nawe tekereza imyaka 12 ava amaraso, tekereza imyaka 12 ibye byose byaramushize, tekereza imyaka 12 nta kintu afite. Ariko iratubwiye neza ngo amaze kumva ibya Yesu, amenya ko Yesu yageze i Betaniya akihagera azura Lazaro, arabyumva bishyira mu matwi, amenya yuko muri icyo gihe Yesu yaranyuze muri uwo muhanda hafi y'iwabo. Ngo Bibiliya iratubwiye neza ngo ndetse ngo nta nubwo ari muri mission z'uwo muntu, ngo ari gwara umusirikare bita Yayiro, yari amutwaye ku bw'akana ke kari karwaye. Ariko iratubwira neza ngo uwo mugore niwe nshaka kugira ngo mvuge. Uwo mugore ashobora kuba ari wowe. Arangije ngo yibwira mu mutima we, aravuga ngo ninkora gusa ku mwambaro wa Yesu ndaza gukira. Niki uyu munsi urimo wibwira? Ibwira icyo ugomba gukora muri aka kanya, ibwira icyo wakora ku murimo wa Yesu, ibwira icyo wakora mu bakozi b'Imana. Imana iraza kugusanga, iraza kukugira neza. Biratubwiye neza ngo arabyigana aca mu bantu, arangije akora ku mwenda wa Yesu, arangije arakira. Nshuti yanyu urimo kunyumva, sinzi indwara urwaye, ariko ajya ngubwire ngo hanyuma yo gutakaza ibyiringiro, Yesu yiteguye kugarura ibyiringiro. Hanyuma yo gutakaza imibereho, Yesu yiteguye kugarura imibereho. Hanyuma yuko yabonaga ibyari bikomeye, abantu baramwanze, akora ku mwenda wa Yesu gusa, maze Yesu aramukiza ako kanya. Mu izina rya Yesu, wenda avugana nawe aho ngaje nzahakomereza, mvuge kuri uwo mugore, kandi nkubwire ngo iyo uhuye na Yesu birahinduka. Iyo uhuye na Yesu aguha amahoro, iyo uhuye na Yesu ubona ubuzima, iyo uhuye na Yesu ibyari byananiranye birashoboka, iyo uhuye na Yesu ibyo bakuriye byose birongera bikagaruka. Mu izina rya Yesu, uyu munsi wa none ndavugana nawe ngo hura na Yesu akugire neza. Niba utarakira Yesu ngo umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, zamura ikiganza cyawe hejuru ngusengere mu izina rya Yesu. Subiramo aya magambo, ti mwami Yesu, numvise ijambo ryawe, menye kuri umukiza, nanjye ndakwakiriye. Uvana amazina yanjye mu gitabo cy'abarimbuka, uyandike mu gitabo cy'ubugingo buhoraho. Nanjye ndakwizeye kandi ndakijijwe. Niba usubiyemo ayo magambo urakijijwe. Yesu akuha umugisha. Reka ngusengere. Mana nziza nyiri cyubahiro, uwo ngo unyumvise muri aka kanya, akaba yakiriye ubu butumwa, akaba kwizeye Kristo, musango mugire neza, wite ku buzima bwe, wite ku mibereho ye. Nyiringabo Imana, byari bimunanije, byari bimubabaje, byamumarishaga ibye, mu izina rya Yesu reka bihagarare. Mwami wanjye, umunsi wa kabiri w'amasengesho, reka utabare mwami umumama witeguye kwakira no kumva ubuhamya bw'imirimo n'ibitangaza Imana izakora ku buzima bwe. Nyiringabo Imana, niba byizeye mu izina rya Yesu, reka bimubere uko yizeye. Kandi umwami Imana, nk'uko uyu mugore yizeye agavuga ngo ninkora ku mwenda wa Yesu gusa ndaza gukira, nanjye ndamusengeye mu izina rya Yesu. Reka akire indwara iyo ari yo yose, reka abone amahoro umutima we, kandi ubwiza bwawe bumurasire. Nyiringabo Imana, nawe azagushime bango Mana wakoze ibikomeye, natwe turanezerewe. Urakoze Yesu, icyubahiro ikuzo byose niwe tubihaye mu izina rya Yesu. Amen. Amahoro ya Kristo abane nawe. Kora subscribe cyangwa se kuri iyo channel, kora share kuri iyo nyigisho, wongere uyihe abandi. Ndetse niba ushaka no kumpamagara, ushaka kumpamagara kuri 0788830085. Turabakunda cyane. Yesu abampera umugisha. Muri kumwe na Pastor John Karimbanyi. Amen.